Ubuzima bufite intego ni bwiza kuri buri muntu wese. Kubaho ufite icyerekezo, kubaho ufite uwo uri we, cyane ku rubyiruko turarwibandaho. Ni kimwe mu biranga umuntu cyangwa indangagaciro nyarwanda tugenderaho, kubaho dufite intego. Ese byagufasha iki? Bigufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi witeza imbere, uteza imbere n'abandi. Ubuzima bufite intego kenshi, kuba ufite intego muri wowe, abantu tugira intego zitandukanye, ariko reka twibande ku ntego twese abantu, urugero rwacu, abato, abakuru, intego twisangamo. Harimo abafite intego zo kuzubaka ibigo, kuzubaka amakampani akomeye. Ntabwo wakubaka ibyo bintu utarakoze. Ntabwo wajya ubyuka ngo ubitekereze ubinganirize nurangiza usubire kuryama icyo kigo cy'amashuri ngo tuzacyubake. Guys, niba dufite intego mu buzima bwacu, tugerageze tuye fondasiyo, dukore, hanyuma intego yacu tubashe kuyigeraho. Urugero nkanjye Miss Isheja, niba mfite intego yo kuzaba umunyamakuru, gutanga ibiganiro byiza, nkagira abantu ngira inama kandi zikabafasha. Ngomba kubyuka kare, nkitegura, nkajya muri studio kare, nkakora icyo kiganiro neza, nkagereza abantu, kikabafasha, kikabigisha. So urumva iyo ni intego nziza, ndayikurikirana, nkayikora, nkayitaho. Nawe rero niba ufite intego, yikore isaha ku yindi, uyiteho. Niba harimo n'ibigoye, utugishe inama tugufashe, cyangwa n'abandi bantu bari hafi yawe.